Yenda ndabona twakongeramo ibindi bijumba ahubwo. Ibijumba? Sibyo se byaba sawara. Ikibazo ibishingwe tuzabibona. Ifumbire se? Ibishingwe nibyo tera no murima wose. Bagenda ubwira bari abakire bose baduha imyanda tugashyiramo nyine. Nese gahunda yo kwitegura kugira ngo ugiye kujya za Kigali. Ni Kigalira. Kwitegura usigejeje hehe? Wa muntu wavuze ko azamfasha ndategereje ntago baramamaga. Irakutse se isuka? Irakutse. Se bundi wabaye byiboneye. Muri kwari hagiye kurangira. Kera hatwaza twitahira nyine. Cyari kuronga bya bijumba tugateka. Kamene ndibutseho. Wicaye n'ubundi ndabona ngiye kugeza hariya natwe twaza twitahira. Ese amakuru yahare yambutse i Kigali nyine ugiye kugenda umeze bite kuko utari kumvira? Ega wa mugabo wanyemere no kunyishyurira nagambwira. Shaho uzawigira i Kigali yewe usigana mu cyaro ndi guhinga njyenyine usi koko nakone nyine uzagenda. Ega nugira ubwoba nzaza nza kugusura nzamuzanira imyenda myiza. Uzasanga n'ibijumba byareze rero usize nyine turi kuhahinga usange byareze tugiye kubikurana. Nzabikumbura shaho. Uzabikumbura ibijumba? Rero gusa ujye witwararika nyine umenye ko ugenda nyine ugendana n'abandi bantu ntabwo uzaba ubazi nyine pe nyine se. Ase ubu ubona abana b'i Kigali bazemera ko tuzatunicarana mu ishuri we? Nyine umenye ko witwararika nyine ukitware nk'ab'i Kigali ngo wiyumve yuko nyine wanyibagirwa ntabwo nabo mwareranwe nyine mujya gutashya. Se urumva nakwibagirwa? Kotsa runonko nyine ntuzatwibagirwe. Ntabwo nzakwibagirwa humura. Uzagende ngo nyine utwibagirwe na mama tuzagukumbura nyine. Rega nzamura ahangaha nzanza kubasura nawe nzanza kumbura. N'igihe kirageze ngiye kugenda n'ejo bundi. Ubwo se nidutasi tuyicara tugataragura zankwira tukujya gutekesha bya bijumba. Nta kibazo. Ari byiza. Ubwo tugende. Cyane cyo ngukundira nyine pe. Tujye kureba nyine turonge na bya bijumba tujye no kuvoma amazi. Amazina yanjye nitwa Uwera. Navuye mu cyaro ngiye i Kigali njyanywe na oncle wanjye ngiye kwiga. Mfite imyaka 21. Urugendo rwaje kuba rurerure mpura n'umusore. Gusa ikibabaje byaje kurangira uwo musore mubabaje. Iyi ni inkuru y'urukundo rwanjye.
ariko se bari abana uwagiye kuvoma ntaraza, uwagiye gutashya nawe ntumbaze ngo iyo yaheze byabagendekeye gute? Ndabona ntazi ibyabo. Uriya wagiye gutashya amaze kunanira pe, munsi wose kuva mu gitondo saa 12. Ese wera mwana wanjye ko watindanye amazi? Mama nagiye nsanga abantu benshi Uzi ko ibiryo byakamye nkajya gusaba amazi mu baturanyi. Nuse mama wowe wagiye ankora iki? Oya nawe rwose. Utu tuzi tungana gutya nitwo twakunaniye. Nyine nagendaga nyamena, nuse mama wabonaga wenda ushaka kabido kose. Ukuri kw'Imana jya ugerageza. Nako ntagira ariko jya ugerageza. Nirirwa nkora njyenyine. Ukora iki? Ko nta mirimo ngukoresha. Ndikuburira, ndifurira, nditekera. N'imyenda yawe singiye gufurira. Reba hari ahantu hose. Ubu se wowe urabona hari ahantu hose ari hafi. Aha wa mukobwa we. Ngo terura aya mazi yatereke hariya twongere mu bishyimbo dore byari byakamye. Abana b'iki rero ni ibibazo. Wa mugabo wo ku ishuri bimeze gute? Wa mugabo nyine ntabwo yari yambwira, ndategereje. Si uriya mugabo tumwizere? Ntamwizera ariko akujyanye Kigali ukajya kuzimirirayo. Oya mama, akujyanye akakujyana gukora akazi ko mu rugo cyangwa mu bindi bintu. Ntago ari akazi, nzaba ngiye kwiga, niboneye amahirwe rero mutangiye kumbuza. Wagumye nta kariho mu rugo. Hakuki mwakuva ko naza nigwa mu cyaranga mbavomera mbakorera ibintu byose reka nyine. Erega ni iwanyu, rose uzanga iwanyu. Nshaka kugenda. Ngo urimo urahunga imirimo harya. Ubaye amazi wazanye atanuzuye. Mbabarira mama, mumbabarire. Ntabwo nazanirwa ngaho nkubura nkoropa. Rero nahirira inka, njya kuvoma, njya gusenya, ibyo se ni ibiki? Reka. Wabaye nka Uwineza ubona baye iki? Uwineza. Ndasaze neza. Ngagurisha zirango, gurisha ibicyo ndihira aya mashuri bagiye kundihira. Ayo mafaranga sinayabona. Wowe wabyumvise koko mwana wanjye? Wapi? Ntago mama byakunda rwose, mbabarira. Urubyaro ruransazije neza. Nzaba ndora. Urora ariki? Shaka waguma mu rugo hano. Mama reba ukuntu nabaye intoki zose. Reba. Ntacyo ubaye mwana wanjye. Urabona nsa nk'abandi bakobwa. Uwineza nirwa mu bihuru ajya gushaka inkwi. Ngaho reba. Ni byiza. Ko watinde se wowe? Nyine nazibuze. Mana nazibuze ahantu hose mvuye gutashya n'ukuri. Ko nawe untera umujinya. Wajya ugenda ukaza kare. Basi mama baba naho nzaza. Ibi bibu bwa mbere n'ubwanyu. Ubu wasanga ari wagiye muri twa dusore turagira inka epfiriya mu gishanga. Ari twari wajyanye natwo. Nibyo aba yagiyemo nyine, hari ikindi. Reba ngiye igihe nazi. Ntabwo ngashaka. Ni wagiye mu gitondo? Nagiye nyuma y'enozi. Turadusane tumara kugutera inda uzazana umwana w'umushumba ahangaha uzajya kubana nabo mu birare pfiriye. Yego mana uzabyongera. Ujya kwiga wirwe pfira mu bihuru utu dukwi nitwo wagendeye amasaha yose. Biga ntago zayizira aho twagiye gutashya. Wari ubitwaje ngo bakurinde. Nifatiye n'amazi njye mvira ku mazi. Ese wamaye amazi njye kwikarabira wavomye se? Ese wowe wabaye ute? Ndakwiyamye kumeze nka wagiye ku kigega kuzana yawe. Amazi jya kuzana amazi yawe. Amazi jya gutaka voma ibiro hawe. Ntabwo wawe ugenda ubundi ntabwo. Aho abantu mwese muzamunyanga muri rugo bundi murabona muzageza. Mukomere cyane. Uraspucture. Amakuru ni speechless. Yarananiye kubivuga. Bumeze mute? Ni meza. Hari hashize igihe tutabonana. Yewe speechless icaranga. Yewe reka mbe nicaye. Uwo mukobwa se bitebye
hari mu nzu. ndagira ngo njyewe imodoka nyiparitse nabi ndagira ngo aka kanya duhite tumanuka kuko mfite n'akazi ngiye kujya gukora. Oya humura ari kwitunganya. Ariko ntugire ikibazo ibijyanye no kwiga bizagenda neza ntazabura harara. Nizere ko uzajya umufasha no mu masomo. Nzamufasha nakenera n'umwarimu wo kugira ngo yige neza akore tide. Nase Sipucire. Ndakumva mama. Amakuru ya papa wawe. Umusaza ameze neza. Ni ukuri ko Imana umusuburiza. Ni ukuri ndamutashye. Ndamutashye. Umutashye mubwira ataragukumbuye. Ni ukuri. Naho Uwera we ari kwitegura. Ariko ko yatinze byagenze ute? Uwera we. Bimwe by'abakobwa. Uwera. Arame mama. Sohoka dore gutinza undi mwana. Nagira igihe kiba cyagiye buri amasaha ya Kigali. Ntago ari hano mu cyaro. Twebwe dukorera ku gihe tuba twiriwe. N'uyu nguyu. Katurebe ibintu twayema. Ni imyenda twe n'utwenda. Nase tugira imyenda ingahe. Ariko nta kibazo azagera Kigali azasirimuka mama. Oya Sipucire uzamundebera umwana wanjye. Nzamumva. Umukobwa mwiza. Ni umutekano. Twakuba ari kumwe nanjye. Umurinde pe. Uwera rero umwana wanjye. Ariko mama dore Kigali hari ibintu byinshi birangaza. Humura. Oya ibi byibore. Zamera neza, zamera neza. Ibigina zamera neza. Urumva? Abagushuka ibyo ntibizabyirengagiza. Ibirangaza byinshi ugende gahunda yawe ari ukwiga. Uzaze unkure mw'ubu bukene unsizemo. Yego mama. Niwe niringiye nta wundi niringiye. Uranyumva neza mwana wanjye? Tugende rero noneho mama. Mugenda amahoro. Sigara amahoro n'ukuri. Mugenda amahoro uziri. Humura. Nzamwitaho. Ucire uzamwiteho. Nzamwitaho uko bikwiye. Yego mama. Ngo ni mugende. We ngareka tugende. Simba sezeye. Mugenda amahoro. Rekura mama uzamukumbura ariko nakundi. Bye. Mugenda amahoro. Yego. Mwana wanjye aragiye. Kigali se mana yanjye. Ese ma Uwera baramujyanye. Baramutwaye urimo urambaza ibiki nkawe. Mbese ko wagiye kumfasha imirimo hano mu rugo. Zibaho. Ibi bintu kubigarura kandi bicuruza. Nese wereka wajya kumfasha gukora njye nzanyifasha. None se niba uranajya no kugucururiza bino bintu. Ako mana rinaniwe. Ntabwo kagira vuba ajya gucuruza. Ako sabundi munyaga bundi bingana tebundi. Yiriwe wamaye inyanya Shaka izangahe za turuwasi. Oya ndebera ziriya nziza ziriya. Nziza siraho izi nizo za turuwasi. Oya ndebera ziriya zo hasi. Bimbwira nabi. Dore narakongeje. Oya ntabwo nshaka izo nshaka ziriya. Numba utashaka kuzigura ubyihorere. Se kuri kuvuga. Asa bashyira biki gihe babaye batebonye. Mutaye bushake kuzigura ubyihorere. Ntabwo nkwinginga. Byihorere. Sawa bireke. Halo? Shirimo bimeze gute? Sewe buri gihe uri mu kabari ma. Amafoto se byayi nayabonye amafoto ya byayi banze. Ni meza ni byiza mwana ahubwo nuko mafite akazi kenshi. Nimbona umwanya nzajya kubireba. Aya nta kibazo mani nzajya kubireba ibyo bibanza. Ahubwo uzaze ngutemo kamwe imani nabonye ukora akazi neza. Uzi n'imari za danje. Aya nta kibazo mani. Nta kibazo cyanjye. Ahubwo ukomeze undangire utundi tumari mani. Oya. Sinubizi mani. Igihe dukoranye business ibyo twemeranyijwe mbikora uko nguko.
oya ndaza kukubwira we wigira ikibazo Bro biteze. ni sawa Ndabona ni kuri phone. umva ndaza kuhamagara mani mu kanya ntari hari utuntu ngiyemo Bro biteze. ni sawa sister Nabonaga uri kuri phone. mba ni mu bintu by'akazi Ndetse wageze hano ryari? maze nk'isaha zose ubwo nari nzi ko wari ku ishuri wowe Njye nageze hano kare mpita niryamira. ku buryo amasaha yose mazanga batanyumvise Sha ntabwo nakumvisha ubwo nuko nari nsinziriye. ubundi nzi ko mvuye ku kazi asanga uri kureba filime kuba nasanzwe utari muri salo yahise avuga ati nturahazi Uno munsi nari naniwe cyane mpita niryamira nyine. wakoze bikira Amasomo y'iki gihe ni insazi. ariko bambwiye ngo dusore we nawe wari rwahigitse Udusore udusore two ku ishuri nyine tuba turi aho ni two kubeshyabeshya. uri kubabeshya Kubabeshya sisita wanjye nawe rwose ugenda ujya bereka ko nzi ko uri umwana mwiza nizo wabigira ute utabigishije. ahubwo uribuka ka gafite kawe nyine kakandi tusigaye tubifite Akaheze hari umukobwa mukunda kugendana inzu nyine n'igihe mwize kuzana ku kazi kanjye muri kumwe Shakira. umukobwa rero ukamubwira sibyo umukobwa nyine nsigaye mukunda dushaka nyine zayimfashemo nyine uriya mwana duhuze neza sibyo Yego mana byatangiye ryarize. abizi ni mushiki wanjye sinabwisha uriya mwana njye naramwikundira nyine tumwiguzange ahubwo wowe panga uzaye muri kumwe uzamuze nangahe nyine tudashaka ko tubiganira tukabigeza ku rundi rwego Sha nta kibazo nzabigukorera kuko uri musaza wanjye nyine nta kintu nakanga kugufasha nyishoboye. noneho kuko njye mba mfite akazi kenshi muri iki cyumweru ushaka ukuntu bikora nyuma y'icyumweru mfite akazi kenshi byatari ushaka ukuntu duhuza dupanga ibintu bizima nzanagusohokana nguriye n'akantu nzagushopingira kabisa Nta kibazo ndabigukorera. nibigenda neza nzaguhemba kweri mubizi se ko najya niga ku ijambo ryanjye ubundi ni wowe wanjye kabisa wowe binkorere neza ibindi niwo uzaba ari mu nyungu wabijyemo nk'ibyawe mu minsi 2 yonyine niyo nkuhaye 2 zaba byakemutse 2 bizaba byabaye shaba wabyihutije nabyo ariko yaba ari sawa nta kibazo biva kutarenga iki cyumweru ngenda ndashaka umwana ku cyumweru gitaha se bro wawe ko nawe ndi kubona ahangaha shaba hari yiryamiye uramushaka se wapitona ko najya hano mve nyine wenda karaha cyangwa yagiye mu kazi oya wowe uri inshuti yanjye umushaka wambwira nta bintu biba si ntabwo biri umushaka ariko kukubaza ko ari ahangaha icyo ni ikibazo nta n'ikindi byari ngaho reka nkubwire ufite resitora kandi nyine uzakire neza bro wanjye yaragukunze urabyumva ariko uzi ko usetsa reka reka yaragukunze kandi iyo agukunze abagukunda bya nyabyo kuko hari abandi babebi bamusariye ariko yarabanze urabyumva ati ibyo bintu ankunda njye wowe wapi na mwana we ndumva ndasaze kabisa sha nyine yaragukunze ubyumve ejo bundi naraje aranyicaza ambwira ibintu byose uko byagenze akikubona bwa mbere uko byari bimeze nyine numva ni byiza kandi nka bro wanjye sha ntabwo nakubwira ngo iki ni mwiza ni n'imboga urabibona abakobwa benshi baramukunze usimbwira abyuka ryari sha urumva nyine ntabwo namenye igihe abyukira ko azananiwe ariko nk'ubu wasanga nk'ubu agiye kubyuka kuko yaryamye kare mwana we kanegereze aha none se mbwira nyine ndumva mbuze icyo nkora uziko mbizwe n'icyunzwe yego se njyewe numvaga kibimbwira nyine uzahita byanga hari uriya muhungu bro wawe ni iboga ari mana we ntabwo namwitesha nyine shani shani nyine nanjye mba mbibona ko abakobwa benshi baba bamushaka shani byiza ese umeze
biteze sha nyine dore uyu ni Shaki n'inshuti yanjye usanzwe umuzi yari yaje kunsura Shakira si umuzi si uyu ni wa mukuru wanjye enda kwibuka umeze utese sorry ntajya kuba akoze nyine nta kibazo munyihanganire gato hari abantu mufite kujya gutunganya nta kibazo nta kibazo ngwino mukuruzi ni meza shanye wihangane ko wadutunguye ukadusura tutabizi nta nubwo nari nzi ko waje nibwo nanjye ntihagera nyine tu kuba waryamye se cyane mba naraye mu kazi ahubwo hari igihe mba nakoze ijoro niyo mpamvu none se kukiye cyane urakoze ntabwo ari igihe cyose mama muri smart wapi shaka gusa neza kabisa wapi ahubwo niwo mbabona ukeye kandi uri n'iwanyu koko shanye nari nje ahangaha gusura sisita wawe yego nubwo mwavuye kwiga se iyi tuvuye kwiga mufite ahandi hantu mwanyuze wapi maze nuko nyine mvuze ati basika nze mbe nicayeho umwanya mutoya nta n'ikindi ni karibu rero ugize utwisuriye nta kibazo wameze neza rero shana nimeze neza cyane nawe ariko akazi karagenda shaka aragenda gake gake muheruka cya gihe nzana na sisita wawe Nari akazi subaye. kawe shamba hariya hirya Kimironko ese ubundi ko ahangaha ariho hafi y'aho mwiga ntagiye uzi ukaba wapi ugize udusure nta kibazo aha ntari binzanza kubasura ahubwo se sha nyine nari ntashye urabona burije ese urataha hejuru kandi oya mba mubwira akantu wowe ntundi burije ikiza ni uko nyine ushatse warara hano kabisa urabona mbana hano na sisita twenyine urumva watumara n'irungu cyangwa na sisita nawe mwanararana nta kibazo ubuse sisita wawe ntabwo yabifata nabi oya ntibara mushiki wanjye uramuzi si umuzi si inshuti yawe ajya yikomplika kabisa aha n'ubundi kwa onkire wanjye mwana babambangamiye ahubwo niba bakubangamiye utinze mu gihe utazi utinze ushatse wanabahana ni gutya twibera mu inzu twenyine muri babiri nyine naje ku kazi nyine hano mba nyine kora akazi kanjye sisita nawe kubera ikigo yigaho kiri hano hafi yaje turabana nawe ushatse waza ukabana shuwa aha ndaza kubitekereza ariko ndari uyu munsi ndabitekereza ahubwo nzababwira wenda wabana igihe cyose nta kibazo urisanga okay nta kibazo kiriya cyumba se nicyo cya sisita wawe shaka njye guhindurira utwenda yendaje sibyo ntacyo mugenda muba muganira sawa ariko umeze neza murakoze ikibazo se ntabwo ari sawa sawa werara hari n'ikintu ushaka kugeza harara mana kandi yanjye tugomba kwihuta wera mwana wa mama mu izina rya yesu ese wera ko wahindutse ndakwiyamye wera si wera ibiki se kuki we wahindutse si uyu ni umusazi ubonye ukuntu jungwanyanya bebe tugende nta mwanya wo kumara ndakwiyamye ndagomba inshinzi jinyisha bora bebe ahe bigaragaje nabi mbere nawe ntabwo ndakwiyamye nari nzi kugira imico mibi ubonye ukuntu ajanwa amabere twihute nifite akazi kenshi Hey. ngenda ariko yabintu ukoze ntabwo ari sawa ubusa ibi ni ibiki ahe ibi ni ibiki biri hano mu muhanda wajya wibwira umuntu wese ukajya umufata nawe niba utari kumvikana nanjye nose reba uriya muntu ukuntu asa ankozeho none aho ujya ubabare wowe uri kumushyigikira tugenda aho tugiye mwana ariko ibintu ukora ntabwo ari sawa urafata umuntu ukamukora nk'aho atari umuntu
amakuru se mwana wanjye mama ni meza none se utu tuntu twusigaye wambara tumeze gutya oya ntabwo wagiye wambara gutya imyenda irahenze cyane n'ibi bintu bimeze gutya si ni ase mama wowe urabona naza Kigali nkaza niga nambaye biriya bikanzu ibise byo ni ibiki iyi bayita tentire mu izina rya Yesu nibi nagutumye i Kigali yamva mama nawe mama mwagiye musirimuka ngende i Kigali abana bariyo ngenderwa nambaye ibikweto bibodabodi biki oya wari kumwambaye imyenda wari umenyereye kwambara reka mama nawe ujye ugabanya aho ngaho we ko mbona wahindutse inde uwera uzi ko usetsa ubu nsigaye nitwa Shakira kagira inkuru amazina nakwise sura umwana ntabwo ukiyitwa uwera suwera ibiki nitwa Shakira ndagowe none uyu musore se uyu musore nyine niwe twazanye n'uw'i Kigali yari yaje nanga kugura ikibanza ndavuga nyine twe kunyuraho tutagusuhuje turagusuhuza nta na gahunda ufite yo kuza kundeba none wowe wabonaga nari kubona umwanya wo kuza ahangaho nari nifite gahunda zanjye kasakumiro iyo mbimenye nkakurekera inaha nibi washakiraga kujya i Kigali rero byararangiye ubu se kwiga byo urigara kwiga se ndebera utwo twenda aho twenda iki ko numva hateye comment ku myenda yanjye twenda mwayikura yese nyine mujye mwiga mw'ibyo bitenge isura arahangana n'ukuntu yanyitakanye ngo sindi umuvandimwe wera mwahuye se uyu wahuye anerera hasi nuri ngo sindi umuvandimwe ngo reba ukuntu usa uranuka nanjye mbonye yarahindutse ibintu ankoreye n'agatangaza ngo nta cyitwa uwera yitwa nese none ngo ari Shakira yego mana Shakira cyo wakoze narumiwe ndabona i Kigali haramuhinduye atamindura se urabona nsa nka yitwa Shakira cyayitwa kuri yitwa uwera yitwa nde yitwa uwera ariko we n'indi byungu ibyo bikubajije uwera Emerance niko yitwa niyo mazina ye nitwa Shakira mumbabarire nase uyu muri kumumenyesha ko nitwa uwera warahindutse wera nayo nzi wakera twajyanaga guhinga ntago wabinkora ndabiyamye warahindutse nawe haguruka ngo dutahe cyangwa kumahanga ndumva abakunze uri kubavugana ese mvuga ko muravugana baravukana tugende baravukana n'abavandimwe mu nda mujye hindura abantu kabisa nyamara nyina bonaga ari umwana mwiza sinzi ukuntu byahindutse ubwo ni umwana mwiza wo muri Kigali birambabaje kuba yirengagije umubyeyi we akirengagiza umuvandimwe we ni ikibazo kuko muri izi nta bantu yabona babasimbura ntababaho azabakura hese azagenda azatinda azatugarukira ngaho turi twizere ko azahinduka tuza mwana wanjye buriya muravukana n'ibintu yagukoreye duhura cyane turavukana neza mu nda ukuntu twajyanaga gutashya kuvoma guhinga gutera intabire tunda ibishingwe byose twabikoranaga ariko ntabwo nahise kanyitakana kuriya ko nari umuvandimwe mwana wanjye ntabwo uzi nanjye ibyo yankoze yanyitakanye nka nyina wamubyaye nkamutwita amezi 9 urabyumva neza gute watakwitakana ari umuvandimwe yangize injiji ngo ntabwo twize ngo ibintu by'ibitenge ngo nyine ibintu biri aho ngaho amihangane niko bigenda nyine ureze umwana akakunanira Imana izakora ibitangaza hinduka nta kibazo wa musore we ngaho Imana ikurinde nanjye rero narinje kubasura nyine nyiri ku ababyeyi bari kumbonye uburyo mubanye Imana ikurinde yakwishakira ibyo bibanza byawe mbabarire ntabwo narinzi ko muvukana nta nubwo narinzi ibintu yakoze nta kibazo ahubwo makamuherekeza mugeze ku irembo nta kibazo ngo muherekeze ahubwo tuzagaruka aryoye bakwita ngo iki banyituye neza nanjye banyita Michael ariko gusa we nabonye uri umwana mwiza ntabwo umeze nka mukuru wawe urakoze
uzagomeze gutyo utazahinduka. Ese mwari mubanye gute mbere yuko ajya i Kigali? twari tubanye neza, imirimo yose tuyifatanya, nta kibazo twari dufitanye nawe, ariko nyine we yagiye i Kigali yarahindutse. Ntabwo biriya bintu aba ari isaha mani kwirya ku muryango. Umuryango ari abantu b'ingenzi, nta n'umuntu wabasimbura muri ubu buzima. Biriya bintu biba bibaje ukuntu yitwara imbere y'umuryango we, gusa we ntuzamere nkawe, sibyo? Yego. Okay, nanjye rero mfite akazi kenshi kankomeze ngo nzagaruka kubasura. Bye. Sawa. Yego. kari bite? Ni byiza waje bite? Ni byiza nanjye tu. Ko mbona zitameze neza ufite ikihe kibazo? Ntabwo umeze neza habe na gato. Wabaye ikize? Byihorere, ahubwo hari ikintu nashaka ko tuganira. Nta kibazo kimbwira. Ntabwo uzi ibyambayeho. Ni ibikize, nizeye ko atari bibi. Birenze no kuba bibi, uzi. Nyine ndatwite. Ngo ngwiki? Nuko ndatwite nyine turakunda kwinginga. Uratwite? Ego, wayitewe nande se yonde? Umura ntabwo ari pro wawe, ahubwo mani ndakwinginze n'ubu mubwiye, sibyo? Yesu we, ndetse ubwo ntawe ndi kubyumva. Ndetse waje kuba hano uyifite? Imarana igihe maze no ku ishuri nayikoranaga na examen. Yesu we. Ako nyine ncyagenza nanze kubikubwira kugira nyine bro wawe ntazambona uko tuvugana tu. Ako nyine ndabikubwiye mani, gusa mwihangane. Ubwo se ubwo wowe ninde wayiguteye? Nyine tu ni ibibazo kubona uwo mutipe yaraneye uzi na kabwa shamani. Yesu we. Ntabwo bizi. Ndetse ubwo kagufatishije gute ari akabwa? Twagiye nyine muri pati, suzi ukuntu nkunda kunywa inzoga se byatari. Ndanywa mani, ndanywa byatari. None ko yanabonaga abajama bose bahuze. Nyine wa mutipe araza aransuhuza, nari ntanasinze. Urumva ko nari nasinze nyine nta nubwo natekerezaga. Ko ikirori cyari cyabereye iwabo, ntabwo nari kubyanga. Anjyana nyine mu cyumba cye, nyine turabikora, nta nubwo natekereje ko ndi gukoresha agakingirizo. Gukorera aho ngaho nyine. Ndetse ubwo ufite ifoto ye, nyereke ndumva niyo amatsiko, munyereke ndebe niyo ufite ifoto ye. Akamukwereka nshaka kuba nyifite. Munyereke. Ko nakabona se akakabwa. Dore n'uyu nguyu. Ngo ngwiki? Uyu muhungu? Nusi nawe yaraguhemukiye. Ego ko mwana ntabwo nabyumva. Uyu muhungu ni we waguteye inda? Ni uyu nguyu nyine tu. Yesu we, kumbi ni ukuteye ibintu byose nagukoreye nyuma yo gukunda bro wanjye nkaguhoza nawe, nyuma yo kuza kuba hano. Ibi ni byo wari ukwiye kunkorera. Unsobanurire. Nanjye byakoze ku kandi narabibonaga no mu kigo, nabibonaga uburyo muhorana nkabyihorera, gusa sinari nzi ko wamemukira bigeze hano. Ntabwo wigeze ubimbwa ko ari boyfriend wawe. None se ko wari uzi ko ukundana na bro wanjye, ku cyumba byagiye ko? Ufite ikihe kibazo? Reka nkubwire wa mukobwa, uri mubi unakera. Niba ari hano habaye iki sister? Hano habaye iki? Uyu mukobwa ni mubi. Nakubwira ibintu byose uko byagiye. Muri gupfa kimwe. Nabikubwira ibintu byose. Uneretse muri inshuti muri gupfa. Twakoze ikosa ryo kumwizera. Uyu mukobwa nakubwira ibintu byose cyangwa umubwira. Byageze gute? Ngize ukuri. Sister mubwize ukuri muri gupfa iki? Uyu mukobwa nyuma byose aratwite. Utwite? Uwamuteye inda ni boyfriend wanjye. Nta nubwo ari yanjye. Ninde umuntu waguteye inda rero? Nabuze uko mbigusobanura, nashaka kugusobanurira nkabona nawe ntabwo ushaka kunyumva. Oya ntabyo ari kumusobanurira. Nanjye w'inshuti yawe twahoranaga wari unaniwe kubimbwira. Hari umuntu wa mbere utega amatwi nkanjye? Nta muntu, nanjye w'inshuti ye twahoranaga ibihe byose, nta kintu yigeze ambwira. Nansweho. Mumbabarire nyine. Akavuga ko inda ari yande rero, tubwire ni yande. Inda se ni umuhungu nyine, none nasanze ari boyfriend wa sister wawe. Akantu kamwe konyine nshaka kumenya, kamwe konyine. Yeye guteye imbere yuko tumenyana cyangwa n'inyuma
twaramenye naje ahangaha nwita ariko ibaze wari unaniwe kutubwira ibintu ko twite ngo tubimenye ufite inda itari yanjye kudukinisha ufite inda itari yanjye umva sita nta magambo menshi nta bintu byinshi turavugana nta n'ubundi bugukoreho ase wambabariye shahano arabikwiye ushyire umugabo tumutere tumute hanze shahano vuba ase mwambabariye nibyo ukwiye ase mwambabariye wino sohote kuko ntabwo ukwiye kuba mu nzu ase mwambabariye ntabwo ukwiye kuba mu nzu yacu sisa ndebera wa mukobwa wanzanye ndebera ariko nanjye ntabwo nari mbizi ko ari gutya ateye kundaga nta kintu ntagahagaje n'uburyo namukundaga bimbwira mbere n'umwana ari kuzamwemera ariko nanjye w'inshuti ye yarabimishe ndi gupanga gukora ubukwe nawe none ndebera sisi tuzi n'ikindi gumaho ndaje yegeye mu kabari nasugiye oya simana nyagasani noneho ndakora iki umuryango wanjye wose nawinubye ndabatuka mbiyemeraho mana we mbereka ko ndenze kandi narenze use noneho ndajya he onkire wanjye nagiye nabimubwiye ngo ngiye kuba kwa boyfriend wanjye nabo baranyirukanye banjugunye hanze ndatwite businda kuko ndayijyana Imana we buse ndajya kuba none ndi kwiruka imihanda Mana we wongiza vatire ko twarya iby'umugoroba mwana wa yego ma ariko ndashonje urashonje nyine gira ukwakwanye turebe ko twarya ma turarya umuceri ibijumba amaze kubihaga pe nta kibazo rwose yego ma mwiriwe ego uhise none ateye ajyayo masiruka yatwitakanira ndavuze ntabwo uri kugende nawe sohoka ugende ibise n'ibiki uzanye mu rugo bite se ngewe wambaye sister wawe noneho kuva ryari naye sinyiri sister mwabaye iki haya ngo witwa nde ntabwo uri kugende ngo sheki nimba ari ibisheke nimba ari shakira nimba ari ase mama ntabyo mwana nitaye none ibyo kuzanira gusa wanyoheje ntabwo wari bare ibyo kuzanira ndavuze ngo genda cyangwa fata mama genda so kugenda ndagenda ngiye ariko ujyeho nyine i Kigali kwavuze se utari umunyacyaro ngo genda nawe tuvukana koko tuvuka nawe wibutse ko ndi umuvandimwe wawe wibutse ko ndi umuvandimwe wawe urabyibutse noneho ndavuze ati genda sohoka ahubwo nitekereze ndabizi ko nawe babaje ariko genda wavuze ko utatuzi ntabwo turi use nawe uratwibutsera mama mwambabaye oya sohoka ndabinginze sohoka ntabwo winjira muri iki cyondo cyanjye natwe ntabwo tuziranye nabi ndabinginze mwambabaye akira mfasha uwinjira hagarara mbasha dutorere ishyano haguruka ugende ntabwo tugukeneye ngira mama wawe genda ujye i Kigali nyine aho bakwitayeho genda ujye i Kigali aho bakwitayeho genda turakwirukanye ntuzagaruke